Yeah, mambo vipi for Red Entertainment. Namubonye uburyo yinjira ariko. Yeah. Ho. Yo, Kigali Knockout Collection. Imwe ya mbere twarabyinataga. Uyu munsi twabazaniye collection zenke. Iyi filime wayikunze ushobora kuyisanga kuri Kwizera Films cyangwa se Kwetu TV. Not withstand the storm. Na mpamvu yo guhagarara ngo duhagarare nk'abaswa cyangwa abashenzi. Tugomba guhagarara tugashinga imizi bya nyabyo. Mazi ibyo twabuze bikatugarukira. Tangiranye amagambo hano Kwizera Saidi filimu. Barakwereka umurwa mwiza, umurwa wuje ubwiza, ubwuzu n'amabengeza. Kigali executive producer Eric Niyonsenga. Dore Kigali uburyo itatse zahabu na diamond. Dore ikirere kitagira uko gisa. As producer Freddy Marketing Entertainment. Ariko ubwo mazina murayabona. Executive producer AS producer Chi Tai rwa China Thailand Rwanda. Abakunzi bacitayirwa cyangwa se Kigali Knockout b'abarundi, abagande n'abakongomani n'abatanzania n'abanyakenya kabagereho ndabakabatuye. Marketing once again gutuma kabageraho ndetse Freddy cyamamare na Freddy Entertainment ndetse akagashakira n'amasoko. Abashoramari mutaramamaza mucyumvirijwi utegereje iki? Producer uwo Kwizera Saidi. Uyu munsi director ninde, right, umwanditsi ninde? Nanone Kwizera Saidi yakoze byinshi. Yaraproducinze, aradirectinga, aranandika. Masho art director wayo ninde? Wewe mirwanire ninde? Ndetse n'amashusho Eric Mushimimana yakoze uko ashoboye. Makeup ninde? Harerimana Asumani. Wewe imirwanire ndetse n'amashusho neza ni Kagambage mu yandi mazina. Umwanditsi akaba Kwizera Saidi nanone. Freddy cyamamare mwamenye ibyo akora. Marketing, ni presenter, camera operator ninde? Mubingu. Bashimira cyane Freddy Entertainment EFE iyi company. Babekera za kiki n'ibiki iyi teye ubwoba. Starling byamamare birimo ni byinshi. Kibihira muzi nka Big M yagarutse kuri inshuro arabishye. Kagambage ni umukinnyi w'imena. Kana n'abakinnyi abazo n'abakinnyi ni nyinshi. Big Chris nawe n'umwe bakinnyi b'imena. Max nawe n'umwe mu bakinnyi. Wararebye Kigali Knockout uzambere ukemera imombere ndombe nawe n'umwe mu bakinnyi. Ayo mazina nayo abakinnyi. Selemani ni umukinnyi. Udacikwa ni Eminuko abo bose n'abakinnyi. Kauma Njungu nawe umwe mu bakinnyi. Kigali Knockout mu muriro biraka kumye ko film iratwika iragurumana. Episode 1 igice cya mbere. Nyiri kuvuga wumva already icyamamare na company yanaje mu Freddy Entertainment. Ati kuva mwaka w'igihumbi 1943 kujya mu 2013 inyobwa ry'ibyobyabwenge byariyongereye cyane ku kigero cya 40%. By'umwihariko mu Rwanda urubyiruko rwaho rwari rwarabyibase rwo rwabyinjemo cyane. Bamwe bareka amasomo yabo bajya mu mirimo y'imbaraga bakiri abana, abandi bajya mu bunuza mu busambanyi. Muri iyi minsi ubutuvugana leta yaragurutse avuga ati nakundi bagomba gushyira amarushanwa y'imirwanire kugira ngo bahagarike urwo konsomwa y'ibiyobyabwenge biri mu rubyiruko. Amarushanwa rero nuko yaje gushyirwaho, ashyirwaho n'abaretired dealers, abanyweye ibiyobyabwenge ariko baje kubihagarika. Ariko nanone muri uko gutegura amarushanwa intumbero kwari kugira ngo bahagarike barwanye ibiyobyabwenge binyuze mu marushanwa y'imirwanire. Maze hari icyo abahabaye kutemeranya hagati ya retired drug dealer yabahagaritse gukoresha ibiyobyabwenge ndetse n'abandi bubahaga government, bubahaga amategeko ya leta, ndetse n'abandi bagerageje kwanga amategeko yarafashwe nabo n'abantu bateguye amarushanwa y'imirwanire. Maze ibibazo bitangira ubwo bitangiye mu mujyi wa Kigali mu Rwanda saa 14 za nimugoroba. Boruzangi nagwa imizigo lakini Musa uransubiza imizigo yanyu utangira abantu babiri turumva amajwi ntituramenya ni bande barimo rapfa imizigo. Umwe agati nsubiza ibyanjye naguhaye cyangwa amafaranga. Nanjye nakubwiye ati Gabo umuntu wanjye azaba babiri hejuru siko nakubwiye. Wallahi wakibaru abi byanjye ati umuntu wanjye uzabimaza guhejuru imizigo naguhaye imizigo. Umwe usaba amafaranga ntuma amafaranga ntuma imizigo uragira ngo twicane. Zangu ninde Bruce mu mutwe njye nakubwiye ati umuntu wanjye Musa uri muranshyushya mu mutwe wambaye imizigo simbyanza ariko umuntu wanjye azayimejo. Ariko bibaye iminsi ine imaze iminsi ibaza umuntu agwaye iminsi umuzigo ashakaje amafaranga iminsi bayine urimo uracyama excuse burito
sasa ngarura amafaranga nsubiza amafaranga mahera wanjaza kugera he ugaterera amafaranga none sasa mugabo ameze nk'uko yakagabo kagufi wariye naruka yanze gutanga imizigo n'amafaranga yatanga twiye kuri ara tugaruka ngaha hari wicaye yambaye busa muri kaburi muri saa 10 twatangiye yibwe 20 ziragize cyangwa 30 yambaye agakabutura nako gashaje n'urugafuro mu mutwe yandebera handije yabunuje ndetse na bodaboda bamwise Kana drug addicted nuwayo baswe n'ibiyobyabwenge. Found myself in street life. Ubu ndi hano nyine muri umuhanda urumva ubuzima bwanjye buhangaha hano buri mu mujyi wa Kigali ho mwabonye hangari Kagambage nawe nditsi ni drug suspect ukeka ibiyobyabwenge Yeah, dore wa musuri. I have nowhere to live. Nta mfite wo kuba. I have no family. Nta muryango mfite. Relative. Nasa ntabo dufitanye isano. I'm a street boy. Dumungo mu muhanda. A street gangster. Ndetse ndi gangster yo mu muhanda. Also a street fighter. Ikindi kandi nindwanya umuhanda. But I have dreamed. Ariko ngira inzozi nugo ndibyo byose. My future life. Gomba kurwanya n'ubuzima bwanjye bw'ahazaza ngabushyira ku murongo. I want to fight for my greatness. Ndashaka kurwanira agaciro kanye my greatness cyangwa se ibyiza mu byanjye. I want to fight to reach to my dreams. Ndashaka kurwana nkaba mu kirere ndetse ngagera ku nzozi zanjye. I want to change my lifestyle. Ndashaka guhindura ubuzima mbayemo butaryoshye habe na gato burura. Was too bitter from drug consumer. Ndashaka kuva kuri bibi nkajya kubyiza nkahagarika gukoresha ibiyobyabwenge. Drug free. Nibohora nkaba nk'ubishize nizanye. I want to engage the war against the drug users. Ndashaka kwinjira muri iyi si mpanganye ndetse ndwanya abakoresha ibiyobyabwenge mu buryo bwose bushoboka. Drug dealers because they destroy our thinking capacity. Narwanya abacuruza ibiyobyabwenge bose kubera ko birimbura ubwenge bwa muntu. Sora nawe yari maravuga amagambo y'akababaro kubera ko afite intego, afite intumbero igiye gutuma ahaguruka akahaguruka aho yari yicaye yarakubiswe n'inkubiswi ariko afite intumbero nziza. Mission. Iyi niyo akaniko kazi kanjye. This is my mission. Start from now. Itangiye guhera nonaha. Umugabo ni iki? Ni imyanzuro. Umusore afashe umwanzuro. Ya tubera tugaruka aha. Kibihira Big M inamugaruye. Ari drug dealer, ari umucuruzi w'ibyobyabwenge. Arica, ararimbura, arakonyora. Urumva nta keza na gato. Rakari nijoro. Ya. Barangiza ngo filime barakinira ku manywa gusa bagakinira muri sale mu nzu mu mashyamba ahantu hamwe gusa. Mugiye mureba twe filime zacu. Urakamambo VP nabasuzanya nijoro do mwijima barimo baragurana umwana atanga ibiyobyabwenge nakamuha amafaranga kuba mama VP bagahita bacaho kecoro aracomokaga mu kavumo nuko avayo Kibihira muri iryo joro aromaze kugurisha ibiyobyabwenge wabigurisha ngo uyimuza imana ariko nabankurikiye ko mfite imizigo bagurisha za kokainoma kokain ubundi ngo kokain iranoma ni kokainoma itwara umugabo igasi ubundi kuko bwayishyiraho yitwara nayo utwara ira ntabwo yakunomye n'ingi winoma cyangwa Kibihira nta kindi cyaba yabihiye umaze gwa kokain itamugubanya ijosi n'abagamba mpamvu akubwira ngo hari ibintu ugira ibi byawe dore ngo baramuhitana yanga bikunda ira kokain arayatswe kubera ko nago bakugubanya dore umusore yakoze agatuza yakoze akaboko bari tukari kuba bandi batangiye bashwana kumbona zangumiye dore kwicyuya de mu mutwe rapfa bor umwe yatanze drugs biyobyabwenge ngo bayigurishe uwabihaye ko bigurisha n'amafaranga zana ni ikibazo muzi dewa aratangira kuvuga indimi bita igikoronkoro arimo aramuvanga vangira boruza irimiraha ay mwata kunani bandi ndimo nakira nanjye urama boro zanjye ihangana amafaranga zazeje ko bavugana barakuri kwa musori twatangiranye avuga ati n'umwana w'umuhanda naho afiteho kuba nta muryango n'abafitanye isano nabo gusa afite inzozi zo kuzahindura hazaza he akarwanya ibiyobyabwenge n'ababikoresha c'est quoi theben
yiswe Kana batabibuka izina rye yaje asatira abagabo bari gushwana cyangwa ko afite amafaranga ko ntago mwafite umwuka wo kuvuga no yifashe mapfubyi muvuga ngo nta murakenye mwana buraye mu biki Sasa simuni saidie. ye mwana mwamfashe mukama icyo kurya urumva nk'uyu mushenzi Angalia huyu. ngaho reba nk'iki kigo gihangariya dizi angara yuyisa de la kide turide mu bibade turi mu bibazo ari bari gukora muratwumva de byade nuyu tukusezo bya jaja nuyu harimo na jaja we indimi ziraha ngo igikora ni kimwe mwacyumvishe tukama hasi cyatsini Njaa gani? Bagu iki mwama mwamumi Mimi natafuta kitu. Uko mwizi. ndashaka iyo urasaba iki bari mu bibazo bari barapfa drugs wikuza gusabiriza mu bantu nk'aba umuntu ari kwigana turi tugufungurira Tumbo ni wazi. Tumbo nini wewe? bagufungurira iki Wapi wewe? cyangwa paro zacu zirimo hano cyangwa uyu niwe watwaye bo ibaze no kurenzaho Angalia kichwa hapo. Lala hapo, lala. yati ndashaka icyo kurya nicyo mbasaba Mbwa. ya baramurarisha rara no kuryama ya bamushyira hasi Funga kinywa. atfunga kinywa no guceceka no gufunga umunwa nongere kuvuga Tusaidie nini? tugusaidie Mimi niko mamako. Niko mamako. ya uyu musore gukoresha ibya bwenge cyangwa jandike mu ngeso mbi zo kwiba no kwigira no gusahura yahitamo gusaba We. ya ariko nanone uri kagize itangira ukagira iherezo katurore Tukusaidie nini? Mubisha ikimututse ariko buriya Kigali City tugarutse Gitega kabatembereza Kigali mu naho nandukanya n'abandi nge narababwiye ngo nkina mva muri karitsiye imwe njya mu yindi pana gukinira mu nzu mwishyamba turatandukanye turi muri Gitega bereke karitsiye rero ya barakwereka no manager executive manager uyu hana ari mu kazi ni kenshi iyi ni episode ya mbere ya collection ya Kigali Knockout mwarebye ibyo mwarebye ni ibindi irakosotse byo iranateguye abana ngo filime ngigenda yifata muzahongera ugaye garuka ha ya uraho ngaho uricaye burari gwirimo iramenamo score iramenamo uraho ngaho utegereje ngwino tukwamamarize ujye menya nicyo kunywa kiryoshye ya byabibabaje cyane utarahamagara ya nimero ni muyizi kwanza icyamamare muzi nimero zacyo 0784949489 hamagara uzo wamamaze muri filime ngizi nziza ya garuka ha basezerana arasinywa hano turore tabako ziramenamo ngo tusha yambabaza mwebwe mutamamaga uretse gato wait ko garawe yabwiye ngo bategereje ya Boss, they are coming. boss abo twategereje baje bohereza imbere send in You go. mushobora kugenda you can go ya araje bisa nkaho bari bafitanye gahunda na boss na manager hi muraho What about our competition? amarushanwa bimeze bite Kuandika vizuri wachezaji wana masho arts analyze abagabo bari bashinzwe kwanaliza cyangwa se kuvuga no gusesengura ibijyanye n'imirwanire uyu ni manager marabaza ko bimeze bari muramusobanurira ibijyanye n'amarushanwa ategurwa impamvu babishe umwe ni umwanalizateur mu bijyanye n'imirwanire undi uri umutoza trainer masho arts umutoza babwira manager no gushora amafaranga Then what is going to be the next step? none intambwe ikurikira cyangwa se indi kindi cyiciro tugiye gukora byambe nanabyumvishe ndashaka ko biba perfect glitter biza kurushaho Do you have all equipments? yes ibikoresho byose murabifite yego The players so that they are going to compete very well. mufite aba competitor cyangwa se bashobora guhangana kandi bagahangana neza